Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje bakundwa bene data, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Turashima Imana ikitubeshejeho, turashima Imana yaturemeye ikindi cyumweru gishya, ikaba ikiduhaye turi bazima, duhumeka, turi amahoro, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nubwo hari byinshi umuntu aba yarahuye nabyo, ariko turashima Imana yagaragaje ukunesha kwayo tukaba tukiriho, izina ryayo ryongere rishimwe. Inshuti mukundwa unyumva, utitaye ku byo uri kunyuramo, niba ukibasha guhumeka, niba ugikijijwe, niba ushobora gutega amatwi kumva iyi audio, ufatikanye nanjye gushima Imana. Ibibazo birahari, ariko hariho n'ibindi byinshi byatuma dushima. Ntukundire Satani ko aguhuma amaso ngo akwereke ibibi gusa. Hariho n'iby'Imana yakoze. Kuba tukiriho, tukizera Yesu, tugikijijwe, iryo nishimwe. Ufatikanye nanjye gushima Imana. Turi kuganira ku magambo y'Imana cyangwa ku ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Zaburi. Ni ibice 34 n'umurongo waho wa 19. Bibiliya zimwe ni umurongo wa 18, ngira ngo biterwa na version umuntu afite, yaba y'Igifaransa se wenda Bibiliya y'Igifaransa cyangwa y'Ikinyarwanda, ariko mu Kinyarwanda Bibiliya mfite ni umurongo wa 19. Haravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Mbese umutima umenetse hano bashaka kuvuga ni umutima umenetse gute? Umutima ushobora kumenwa cyangwa ushobora kugira umutima umenetse bitewe n'ibintu binyuranye, ariko umutima umenetse hano Bibiliya itubwiye Uwiteka aba hafi y'abafite bene uwo. Ni umutima umenetse, ushenjaguwe, umutima wagize agahinda, ukababazwa n'ibyaha. Hariho ukuntu umuntu ajya akora icyaha, akagwa mu cyaha, ariko nyuma akumva agize romoro, ukumva ugize isoni, ukumva uricujije, ukumva ugize agahinda ko gutunguka imbere y'Imana, wibutse ibyakubayeho, wibutse ibyo wakoze, ukaza imbere y'Imana usaba imbabazi, utihagazeho ngo wumve wihagazeho, ahubwo ukagira ikintu cyo guca bugufi. Uyu mutima umenetse bavuga ni umutima w'umuntu waciye bugufi imbere y'Imana, akababazwa n'ibyaha yakoze. Bene uko kwicuza, bene uko kubabazwa n'ibyaha ko mu mutima, Imana ntabwo ijya igusubiza inyuma. Uwiteka rero aba hafi y'abafite iyo mitima ibabajwe n'ibyaha, ifite agahinda k'icyaha waguyemo, ukumva uciye bugufi ukaza imbere y'Imana ukinginga Imana ngo ikubabarire. Bene uwo mutima Uwiteka Imana ntabwo ajya awusuzugura. Ukuntu umwanditsi wa Zaburi nanone yongeye kubivuga muri Zaburi ya 51 umurongo wa 19. Reka tuhasome twumve naho uko havuga. Zaburi ya 51 umurongo wa 19 haravuga ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Yego, umuntu yatanga amaturo menshi, umuntu yagira ibindi bintu byinshi akora,
ariko ibitambo Imana yishimira, igitambo watanga kikanezeza Imana, ni umutima umenetse, umutima ushenjaguwe, umutima uhindira umushyitsi imbere y'Imana, umutima ubabajwe n'icyaha, umutima ubabajwe nuko wahemukiye Imana yawe, washubije Yesu ku musaraba kandi yaragupfiriye kandi yaragukunze, ukagirana nawe isezerano umunsi umwizera umwemera nk'umwami n'umukiza, ukamubwira ngo sinzakuvaho, nzagukurikira, nzakubaha. Wajya kwibona ukibona waguye mu cyaha, ukababarira imbere y'Imana, umutima wawe ukababara, ukaza imbere y'Imana uciye bugufi, ukabwira Imana ngo Mana mbabarira nje ukondi. Bene uwo mutima, bene icyo gitambo, Bibiliya iravuga ngo nicyo gitambo cyonyine Imana yishimira. Imana yishimira umutima umenetse nk'igitambo, umutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo, ntabwo izawusuzugura. Munsi umwe Imana yigeze ibwira Yesaya mu bice byaho 66. Iyo usomye muri icyo gitabo mu bice 66 bya Yesaya, ugahera ku murongo wa mbere, handitswe ngo Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Umva umurongo ukurikiyeho, ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ishimwe. Imana ikunda abantu bafite imitima imenetse, imitima iciye bugufiya, niyo mitima imenetse ihindura umushyitsi imbere y'Imana, imitima itishyize hejuru. Imana ibwira Yesaya, imubwira ko ijuru ni iryayo, niho intebe y'Imana iri. Ku isi naho Imana irahagera ikaba intebe y'ibirenge byayo, ntacyo wayiha, ntacyo wayitura. Ukuboko kwayo iravuga ngo ibyo byose ukuboko kwanjye niko kwabiremye, ntacyo mwampa. Ariko igeze hepfo iramubwira ngo uwo nitaho, icyo nitaho igishimisha umutima wanjye, ni umukene ufite umutima umenetse, uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ishimwe, haleluya. Uriya mwanditsi wa Zaburi hariya twasomye 51 umurongo wa 19, arandika aravuga ngo ibitambo byabaho ari byinshi umuntu yatamba, ariko aravuga ngo ibitambo Uwiteka yishimira ni umutima umenetse, ni umutima ushenjaguwe, ngo Uwiteka Imana ntabwo izawusuzugura. Haleluya. Ndakwifuriza kugira umutima umenetse, ndakwifuriza kugira umutima uciye bugufi imbere y'Imana, umutima utishyize hejuru, umutima uhindura umushyitsi imbere y'ijambo ry'Imana, umutima uhindura umushyitsi imbere y'Imana, umutima uterwa ubwoba n'icyaha, umuntu ntadamarare ngo yumve yarabimenyereye. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse imeze icyo, imitima ishenjaguwe, imitima ihindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Imana irabakunda abafite iyo mitima, kandi tubonye ko ari byo bitambo byonyine Imana yishimira, ni imitima imenetse, ni imitima ihindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kugira bene uwo mutima. Nkundira ndangirize ku rugero rw'abantu babiri bafite imitima ibiri itandukanye, umwe wishyize hejuru n'undi uciye bugufiya. Umva uko Yesu yaciye uwo mugani mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 18. Nkundire tuhasoma bariho turangiriza, duhere ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 14. Umva uko handitse Luka ibice 18 umurongo wa 10 kugera ku wa 14. Handitswe ngo abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, umenye ko n'Imana igireba n'ibiri mu mutima hiherereye.
yasengeye mu mutima aravuga ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko wishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Imana ishimwe. Umufarisayo aragenda aritaka arivuga kandi mu mutima atabumbuye umunwa, ariko ku Uwiteka areba ibyihereye no mu mutima, aramureba aramwitegereza, abona ukuntu abivuganye ubwibone mu mutima. Hari ukuntu umuntu ajya yitotomba mu mutima, ukavuga mu mutima ibyo ushaka, ariko burya nabyo Imana iba yabibonye. Ndagushimiye niyiriza ubusa iminsi 2 mu cyumweru, ni myinshi. Ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse, sinjya ndatanga amaturo, simeze nk'abasambanyi, simeze nk'abajura, simeze nk'abanyazi, ntabyo njya nkora. N'uyu mukoresha w'ikoro, uyu nguyu umeze gutya, simeze nkawe, ntimaraca imanza. Ariko ngo wa mukoresha w'ikoro we ngo ahageze azana umutima umenetse, umutima ushenjaguwe, umutima uciye bugufi, ntiyatinyuka no kubura umutwe ngo areba aho Imana iri, ntiyabitinyuka. Haravuga ngo Mana mbabarira ko ndi umunyabyaha. Bibiliya iravuga ngo yatashye ari utsindishirijwe. Ndabinginze bakundwa bene data, Imana y'amahoro iduha imitima imenetse, tuyisengere, imitima ishenjaguwe. Uwiteka ngo nibyo bitambo byonyine yishimira, imitima ihindira umushyitsi imbere y'Imana. Uwiteka yita kuri bene iyo ngiyo. Ndakwifuriza kugira bene uwo mutima. Imana y'amahoro ibaha umugisha mu izina rya Yesu.